umva rero umutware wanjye wa mukozi w'Imana nakubwiraga ngo uyu rwose yahageze ni umukozi wuzuye amavuta ndamwizera cyane. Oya rwose ni karibu. Murakoze Imana bahumuje n'ukuri. Rwose mudusabire muri uru rugo duhorana ibibazo nikadasohoka mu rugo rwacu. Tumaranye iminsi ikibazo, umukobwa wacu yaraducitse aragenda kandi rwose ninge byose byaturutseho. Oya rwose ntugire ikibazo. Mu by'ukuri nkurikije uko wamwambwiye uyu mugabo yabarengana ko nyirabayazana mu by'ukuri nta yaciye muri wowe kugira ngo ibyo byose bibe. Imana rero ni ukuvuga ngo ifite ubushobozi bwo gukora bino bibazo ubundi mukagira amahoro asesekaye. Rwose mudusabire rwose. Ubwo rero mu mwanya dusenge dushime Imana ko iduhaye uyu mwanya wayo, hanyuma noneho ndaza kubwira amagambo wowe uvuga ugasubiramo kugira ngo wakire Yesu Kristo. Rwose mudusengere. Yesu ubundi kari we nzira n'ubugingo, ntiwareka nyine kugira ngo adufashe kugira ngo ibibazo bikemuke mu ngo, umwakire umwemere. Oya nanjye ndamwemeye rwose uwo Yesu rwose ndamwemeye, ndamwakiriye rwose munsabire rwose nanjye ashoboze rwose. Nashimwe habwe icyubahiro. Reka dusenge. Oh my God, Imana ishobora byose, turagushimiye muri aka kanya waduhaye kugira ngo tube turi kumwe n'abavandimwe badutumiye hano kugira ngo tubashe gusangira ijambo twasangiye mu by'ukuri ni ijambo ryubaka, ariko muri uru rugo urabona ko harimo ibibazo kandi ni wowe wavuze yuko uzadufasha ngo imitwaro yose tufite tuyigukizeho uzayidutura, kandi turakwizeye kuko ubishoboye. Waravuze ngo icyo tuzasaba data kijyanye no kwizera kwacu kandi kikajyana n'ibyo Imana ishaka uzagikora. None ndasabye kugira ngo Satani ave muri runo rugo, hanyuma umwuka wera atangira ayobore runo rugo. None data ndagushimiye yuko wumvisha amagambo tuvuze, kuko waravuze ngo ubuzi ibyo turi buvuge mbere yuko tubumbura akanwa kacu. None turagushimiye yuko wabyumvishe kandi ukoze. Ndagushimiye mu izina rya Yesu, amen. Amen, amen. Wowe rero ndagira ngo usubira muri aya magambo kugira ngo wakire Yesu Kristo. Rwose uravuga uti Mwami waremye isi n'ijuru. Mwami waremye isi n'ijuru, ni wowe niringiye. Ni wowe niringiye. Ndagusaba kugira ngo unsange. Ndagusaba kugira ngo unsange. Nkuko watanze umwana wawe ku musaraba. Nkuko watanze umwana wawe ku musaraba. Akamena amaraso ku bwacu. Akamena amaraso ku bwacu. Ndagusaba ngo ayo maraso ankureho ibyaha byose. Ndagusaba ngo ayo maraso ankureho ibyaha byose. Hanyuma mbu wawe. Hanyuma mbu wawe. Amen. Amen. Pastor rwose mu ikibazo rwose nsigaranye, hari abantu nagiye mpemukira, ubu nzababona gute kugira ngo mbasabe imbabazi? Abo nubagira ikibazo na kimwe. Ijambo ry'Imana rero rivuga yuko iyo wamaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami wawe, amahoro araza. Ni ukuvuga ngo bya bindi bya kera byahindutse, ubu hari ibintu bishya. Ubwo rero ni kuvuga ngo ba bantu nuhura nabo ukabasaba imbabazi, nabo bazabona muri wowe ko wahindutse utakiri wa wundi. Nibyo rwose murakoze rwose. Murakoze rwose. Imana ibahe umugisha rwose. Murakoze cyane rwose. Yohani, urabizi ko ari we nshuti ngira muri iki cyaro. Ndabizi. Sinjya nkunda kuhagenda cyane. Ariko umushenzi Gatete ibintu ankoreye ntibinabaho no mu buzima. Ebana ndinze kubura umukobwa buze n'amafaranga. Ebana jewe uriya musaza argendye aho tuzahura ninjye nawe nzamurya ari mu amafaranga umukobwa Gatete. Ni inkwano mbese wamuhaye? Ni inkwano wari urimo kumuha? Yes, namuhaye igice urumva, namuhaye ibi 300. Kama ninde mwari muri kumwe? Nabahe bagabo mwajyanye? Kugira ngo ujye gutanga inkwano zo kugira ngo baguhe umukobwa. Oya nta mafaranga, urumva twavuganye amafaranga. Ariko namaze gutumira n'ishuti. Ariko Kamari ari cyumweru cyiza.
ibyo bintu mukora ngo mufite amafaranga ngo mujya za China ngo mujya za Dubai mukumva ko muzajya ibintu byose mubikoresha amafaranga no kwa Gatete se naho wore wagiye kurangurayo niba ibintu byawe bidafite gihamya niye gihamya waba ufite yo kuvuga ngo watanze amafaranga baguhe umukobwa ariko reka nkubwire rero amafaranga aba yamvunnye ari kumenya ko iyo uza kumenya ko yakuvunnye wari kumenya ko ufite amakosa ntago batanga ruswa kugira ngo babone umukobwa ese ubundi uriya mukobwa yaragukundaga Sherina uriya mukobwa wa Gatete urumva umukobwa twabonanye rimwe ariko ninavuganye na se ibyanyu bikwiye kwigwaho ahubwo n'ubuyobozi bukabimenya hanyuma mugafatirwa ingamba nibyo uzanye iby'ubuyobozi ibyo bireke ikintu ntinye ikintu nubaha leta please ibyo tubireke nayo mafaranga nzayaheba ariko ibintu byinjiyemo leta igomba kubizamo nkwemereye miliyoni ngenda ariko bani kunjyana muri leta please umbabarire reka nkwereke rero ubuyobozi bugomba kureba ibyanyu we na Gatete urumva we na Gatete mugomba garuka hano garuka ariko mana yanjye iki gihugu gifite ingorane koko Mwiriwe ko ntabamenye umutwara arahari Papa Sherina ndakumva muraho ko ntabamenye ni mwebwe mwamamagaye ni banki yabahamagaye yes turi abakozi ba banki kubera inguzanyo ya banki mwafashe none ntimwayishyuye babahaye igihe gishoboka gihagije ntimwishyuye neza ubwo rero baduhaye ibaruwa ni iyanyu babahaye amasaha 28 mukaba musohotse muri iyi nzu imirima ibintu byose ibi ntabwo bishoboka ko mwakagombye kunyihanganira byibuze bayagerageza wishyire amasaha 28 no ko rero nawe ntabwo wampinduka ufite amafaranga ya banki wayaretse tukiberaho ubuzima dusanzwe turiho ukangukananira nanjye nashakaga ukuntu twatera imbere natwe tukamera nk'abandi ntabwo rero bampa amasaha 28 ahubwo si turajya he ibaze wisubize kuko niwe byose wabiteye ni gute wajya gufata inguzanyo nta mushinga ufite wo kuyibyazamo umva nkubwire mama Sherina aho kugira ngo dusebere muri iki cyaro aha hantu kuri uyu musozi tuhasebera turare duciyeho turebe ukuntu ahubwo pakira nijoro tugende twomonganire hehe tujye mu mujyi ntaho njya nibashaka abo ngabo baza guteza cyamunara baze bayiteze nanjye ubwanjye banteze cyamunara ariko ndakubwiye ngo ntaho njya nanjye ndakubwiye uragenda ntaho njya ahubwo pakira ndavuze ngo ntaho njya ariko ntunyumvire uragenda dore ko mwigize uragenda ariko tebuka tugenda ngwino tugenda banki yaguhaye igihe gihagije cyo kwishyura iyi nzara tuje kuyikinga ariko se mwatwihanganiye basi wenda umunsi ingufuri ngiyi oya niriya mirima nayo biri mu maboko ya banki se ntayirimo igihe gitwaye kirahagije I'm very sorry. mwabagabo mukumura muranganya amaso murimo kujya he Yohani gushaka iki Kamari ari he nta Kamari se yagize ati kandi ese nabyo bya Kamari ariko vraiment aze muri koperative kwa kingurane hama arangize amafaranga yose hano murayi ya Kamari yamenyaniye he nazo kuri Facebook mama kuri Facebook ariko abantu umenyana kuri oya muri Kenya ibyo ntabyo ese nuzi ko Kamari yagiye hajya
akagura ujya mukobwa sheri akamugura vrema sheri na wa mukobwa wa gatete oya uriya narinzi ko Kamari yibera za Dubai yibera mu Bushinwa. Kamari ntabwo ajya Dubai ababeshya ni umutekamutwe. Umva reka mbere iki gisambo muze njye kukibereka muze uramuzana Kamari